nurota inzozi, ukarota ipusi, ukarota inzoka, ukarota inka, ukarota uri ku ishuri, mwene data shaka abakozi b'Imana usenge. Niba wasengaga rimwe, senga kabiri. Niba wararose izi nzozi, reka ngusobanurire ukuntu ugomba gusenga. Igihe cyose uzarota wambaye uniform y'ishuri, ukabona wicaye ku ntebe y'ishuri, uba ugiye kwinjira mu ishuri ryitwa ikigeragezo, kandi ibigeragezo uba ugiye guhura nabyo, Imana ibiri kukubwira ngo itegure mu nshuti zawe ube maso. Hari umuntu uba ugiye kukubera umwarimu mu bantu bakuri hafi, kuko ntabwo aturuka kure, aza guturutse hafi, akakubera umwarimu, akakwigisha, akakubera ikigeragezo, akakubera isomo. Kera mu rusengero twari dufite umugabo yabaga muri korari, ariko uwo mugabo aza nk'umunzani, atubera igipimo, atubera ikigeragezo. Imana iratubwira ngo uwo mugabo ni umunzani. Turi mu masengesho Imana iraduhishurira ngo ni umunzani urimo urapima abantu uko bakijijwe, bamuciriye imanza, baramututse, bamwe n'abari bakijijwe ukabona agakiza bakarambitse. Igihe cyose urose uri mu ishuri uba ugiye kwinjira mu bigeragezo. Nuba usenga rimwe, jya usenga kabiri. Icya kabiri, nurota ipusi mu rugo rwawe, ujye umenya ko watewe n'umwuka w'abarozi waguhagurukiye, kuko ipusi ibi kwitegereza, uzarebe ari amaso. Umurozi nawe aba akwitegereza, ashaka uburyo azaguhitana, akakugenda hafi, akakugenza. Igihe cyose urose ipusi, ba maso usenge. Kandi ipusi hari igihe utayirota, wanayirota mu gitondo mugahurira mu muryango iwawe, wayirota nijoro ikaza iwawe ikararisakuriza hejuru. Ba maso usenge. Igihe cyose ubonye inzozi zirimo ipusi, jya usengera abarozi, utokeshe, usaba Imana imbaraga, ushinganisha abana bawe, ushinganisha umugabo wawe, ushinganisha akazi kawe, ushinganishe business yawe. Kubera ko impamvu Imana ibiguhishuriye ikakubwira ngo ba maso ube hafi. Nta muntu n'umwe Imana itagihishurira. N'umusinzi uvuye mu kabari arakubwira ati narose ibi. Ngewe twigeze tujya gusenga ahantu, Imana irambwira ngo itegure, hari inkuba irakubita ariko nta kigutwara. Inkuba yarakubise nimugoroba, tuvuye mu materaniro, iratwambukiranye ikubita mu biti, irampusha. Nta kindi cyabikoze, Imana yari yabimbwiye mfata umwanya wo gusenga. Igihe cyose ubonye izi nzozi, Imana ibikubwiye ngo fata umwanya mu buzima bwawe usenge. Urugarijwe, kandi wugarijwe n'amaboko y'abarozi, kandi icyo gihe nta kundi wabisohokamo uretse gusenga. Ikindi, nubona inka irimo ifite amahembe, iri gushaka kukwica ikakuzunguza, uzamenye ko ugiye guhura n'ikigeragezo kizakuzunguza ukatindana naco. Ariko iyo ubonye itakujombye rya hembe, ni ikigeragezo uba ugiye guhagararamo kikakuzunguza, ariko kikazarangira ntacyo kigutwaye. Rero igihe cyose wabonye inka, jya usenga ube maso. Nigeze mbona igihe twari mu rusengero, icyo gihe nabaga muri Anglikani, nagiye kubona mbona inka yari iryamye ku ruhimbi. Imaze kuryama ku ruhimbi, yari inka yakuze izana n'imvi. Ngiye kubona mbona iruhande rwa ya nka, mbona umwana w'inka, umutavu cyangwa se inyana kugira ubyumve, mbona uryamye iruhande rwayo, ariko ya nka yarakuze izana n'imvi. Twe dufite amakorari 3 ku rusengero. Imana irampishurira ngo iyo nka yakuze ikazana n'imvi yari umupasiteri wayoboraga kuri urwo rusengero. Uko nguko ubona umutavu muryamye iruhande, yari afite korari yatonesheje, ariko nubwo yari yatonesheje, byazanaga intambara mu itorero. Hari ukuntu byazaga, korari imwe bakayishigikira, izindi bakazinaniza. Igihe cyose Imana iravuga ngo musenge mube maso. Twarasenze, tugiye kubona tubona wa mutavu urasigaye, noneho tugiye kubona mbona ya nka ifite imvi irapfuye. Wa mushumba byarangiye bamwirukanye, yakoze byangwa n'amaso y'Imana, ajya mu busambanyi baramwirukana. Ndashaka kukubwira ngo igihe cyose wabonye inka, jya usenga, kuko ni ikigeragezo. Igihe cyose rero ngize ku nzoka, nubona inzoka mu buzima bwawe, inzoka nyanzoka, ukabona iyo nzoka irimo gushaka kukuruma, ujye usenga ube maso, kuko ni umudayimoni w'indyarya uvanze n'uburozi ubuje ku ruhande rwawe. Inzoka, iyo ubonye inzoka y'ikirumira habiri ifite imitwe ebyiri,
ni umuntu uba uri inshuti yawe, yarangiza akaba afite umwanzi wawe, akagenda akamukuramo amakuru akayakuzanira, nawe ukamuhereza amakuru akayajyanira wa wundi. Uwo ni umuntu w'inzoka. Umwana umwe w'umukobwa ejo bundi nasengeye, yari afite umufiyanse. Noneho umufiyanse, umwana aravuga ngo nabonye inzoka. Iyo nzoka yanyizingiye mu maguru. Imaze kunyizingira mu maguru, ngerageza kuyikubita umutwe ngo nyice. Umutwe ikawushira mu maguru, irawumpishe. Ngakubita ahandi, ariko umutwe wayo singubone. Inzoka irananira pe. Imana irambwira ngo mubwire ngo ufite umusore muri fiyansaye. Uwo musore ni indyarya, agukurikiyeho amafaranga. Kandi nyuma y'uko mubana muzakora divorce, kuko niyo ntego ye. Imana irambwira ngo n'ikimenyetso, uwo mukobwa yari afite imodokari. Aramubwira ngo iyo modokari yimpize nyishire muri kampani. Imana irambwira ngo ari kumutira imodoka ngo yishire muri kampani kugira ngo ijye ibaha amafaranga. Imana irambwira ngo ni umwuka w'uburyarya, ni ukugira ngo bizarangire umusore amuhejeje. Ndamubwira ngo iyo nzoka wabonye, umukobwa akibinsobanurira, Imana nibwo yambwiye ngo iyo nzoka uko wakubitaga mu mutwe, Imana irambwira ngo agerageza kumuvumbura amanyanga, bikarangira amwitsimbyemo akamwihishamo. Ndagira nkubwire ngo kuva uyu munsi Imana igukureho abantu b'indyarya ku buzima bwawe, bakuveho. Nurota inzoka jya usenga, jya ube maso mu izina rya Yesu. Kabiri, nurota uri kurya inyama, jya usenga, kuko ubugeze mu bihe bikomeye, ubugeze mu bihe bitoroshe, ubugeze mu bihe ugiye guteseka. Ndakwinginze jya ufata igihe cyose usenge. Hari n'undi urota ari iwabo mu cyaro arimo arahinga, undi akarota ari muri tuwarete. Nubona uri muri tuwarete ugashaka kwituma ukabona biranga, ujye umenya ko ari ibyaha byakwizingiyeho biri muri wowe, ushaka gukura umwanda w'icyaha muri wowe bikanga. Jya ufata igihe cyose usenge. Ndakwinginze, ushobora kuba ufite izindi nzozi warose, wazandika umunsi muri commentaire, kazafata umwanya wo kugusengera. Ariko nurota ibi bintu, ukarota n'imbeba yaje mu rugo rwawe, imbeba, jya umenya ko hari ibintu bigiye gusohoka. Jya umenya ko hari ibintu bigiye gusohoka, hari ibintu biba bigiye gutumura. Inzoka iraza ikanundwa ubukungu bwawe, iterambere rikanga, ibintu byose bikananirana. Jya usenga mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ufite izindi nzozi, ushobora kumbwira ukazandika muri commentaire, tugasengana Imana. Reka nkwifurize kugubwa neza aho uri hose. Uyu mwaka utararangira, reka nkubwire ijambo rivuga ngo inzira z'Imana zirenga igihumbi, nawe yawe irimo. Kandi icyiza icyo nkundira Imana, ntabwo inzira iza kugutabara iturutse ku Mana, ituruka ku mwanzi wawe. Kuko inyura mu marembo y'umwanzi wawe, yafunga amarembo ntiyakwemera ko hanyura. Imana izagutabara itanyuze mu marembo y'umwanzi wawe, kandi uzisanga mu mugisha wawe. Kabiri, wikwita ku magambo abantu bakuvuga, Imana izaza yirebere. Nubona umuntu akuvuga cyane, ntukababare, kuko nta nkuru imara iminsi. Bazakuvuga icyumweru kimwe birangire bavuge n'abandi. Ntugasakuze igihe cyose ugeze mu ntambara, jya wicecekera. Nubona Imana yaguhishuriye umwanzi wawe ukamumenya, jya umusengera, kuko nawe si wese Satani. Kubera ko Satani niwe wamuhaye akazi, kuko we ntacyo mupfa, ahubwo aba afite akazi yahawe na Satani kugira ngo akugwanye, agusebye, akwangishe rubanda. Abo bantu Imana ibakurinda ariko mu izina rya Yesu. Cya kabiri, ikindi, hari abantu mubana mu buzima bagenda n'imva yawe. Hari umuntu mubana ugenda n'imva yawe akagushingura mu wundi muntu, wajya kwaka serivisi umuntu ati barakumbwe, ati wowe amafuti yawe n'amanyanga. Umuntu akakwanga akujije mwene so. Mwene data, uzabona ishano wowe uvuga mwene so nabi kugira ngo abandi bamwange, wowe bagukunde. Ukagambanira mwene so ngo ave mu kazi kugira ngo wowe ukabemo. Ukangiriza statue y'umuntu ukayisebya, ukayisiga umwanda kugira ngo wowe ugire igikundiro bagukunde. Ukumusebya, Imana izakwikoreza amakara, kuko Imana yo ihora ihoze. Imana yihoreye kuri Farawo, nawe ntiyakureka. Nubona umuntu arakugwanya, ukabona umuntu araguhiga, jya umubwira ngo nyitondere, kuko utazi aho navuganiye n'Imana. Ndashimira Imana ko Imana itajya ireba nk'abantu. Imana ijya yiyizira, ntiyumva amabwire. Abantu nibakuvuga nta kibazo ufitanye n'Imana, jya ushika mukomere. Abantu nibakwanga nta kibazo ufitanye n'Imana, jya uba maso wisengere gusa, kuko Imana ntiyumva amagambo. Imana si umuturanyi w'umuntu ngo iraza kumva. Nta muntu watega ngo agiye kuguteranya n'Imana. Imana igize ikirebera muri karitsiye amakuru bakuvuga. Iyi sanze ari ikinyoma, iravuga ngo mwana wanjye humura ndi kumwe nawe.
abantu barahinduka, Imana niyo itagihinduka. Ndagukunda, ugubwe neza, Imana izagushigikira. Wibuke gukora subscribe, ukore na share, uze kunyandikira inzozi warose zindi tuzafatanye kuzirotora. Shalom, ndagukunda. Yari Prophet Manivuga. Nimero ya telefone ibiri aho ngaho 078 734 9941. Amen. Ndabakunda, mwarakuze kuba famiye yanjye. Shalom.